inzozi 10 cyangwa 9, je pense ko ari 9 zerekana ko ari igihe cyawe ugiye kwinjiramo, igihe kitari kibi. It's a good time. Iyo ubonye isaha nini ni the big watch mwiza ku rukuta ukayirota, cyangwa se ukarota uhabwa impano y'isaha ariko ikora igenda ifite urushinge moving idahagaze. Iyo ni inzozi ya mbere y'imbaraga ikubwira ngo it's your time, icyo gihe cyawe. Nubwo uryamye nabi, nubwo urya nabi, nubwo wambaye nabi, nubwo baguhiga, nubwo bakurwanya, ntabwo ari ukurota uyitanga. Uramutse urota uyitanga ni ukwiyambura igihe cyawe ukagiha abandi. Ubwo ibyiza nyine bihabwe cyangwa uyibone. Iyo byanze, ibintu byose byanze byakugoye, ubitsindisha wamaze gusenga, wamaze gukiranuka, wamaze kwegera n'Imana, ubikwitisha inkoni yitwa igitambo kizima cyangwa imbuto ubibira by'amasezerano yawe ushaka. Yego. Murabyumva. Igitambo kizima cyangwa imbuto. Ye ukayibira bamuri mushaka. Cyo bitangone ko buriya Bibiliya isobanura amaturo ivuga mu 17. Kamwe ngo amatura kugeza imbere y'abakomeye. Cyo jambo ntago bajya barisoma burya. So abantu hari igihe bagira gutyo yazirota byo ntibize gusohora kubera ko hari uwitambitse mu bintu bye. Kubera iki? Yaravuze. Nubwo yarotse ibyiza ariko hari yarabivuze. Yabivugiraga ikiza. Barebe ko byagenje Joseph wabivuze. Ngo reka tumwice turebe ko zizasohora. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bubane nawe. Ubumwe bw'abera ministries sitorero sidini nta nubwo rigenda kubaho. Ijambo ry'Imana ryeruye riravuga riti umuntu nzajya muganiriza mu nzozi. Iyo urebye igitabo cyawe 14 bigaragaza ko inzozi ari zo muntu kandi inzozi nicyo cyerekezo cyazajyamo. Hanyuma rero byinshi mu buzima bikunze guhagarikwa n'imbaraga mbi z'abarozi ndetse bakoreshwa na Satani, kuko Satani ubwe ntabwo ajya amenya icyo dutekereza ahubwo arakeka, yarangiza agakoresha ibirere bikurwanya nk'uko ijambo ryo mu Efeso ryavuze ngo ntidukirana n'abantu ahubwo dukirana n'imbaraga mbi z'ahantu ho mu ijuru z'abanyabushobozi. Na Efeso ibice 6 umurongo w'10. Aho rero n'umwe gwabera ministries uhagaze mu gusenya ibicaniro, mu gusenya imbaraga z'abarozi, mu gusenya imbaraga z'ubukene, mu gusenya imbaraga z'uburwayi, dukubita hasi ibicaniro byose by'abadayimoni tutitaye kubikora cyangwa ubitekereza. Twifuza ko zizasohora. Umwe bw'abera ministries ntabwo twifuza ko umuntu yava mu idini, guma mu idini urimo n'itoro urimo, ahubwo ukiranukire muri ryo maze ubuzima buhinduke nawe uhindura ubw'abandi. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste ubakunda cyane, twubaka hazaza, twubaka ibizaza tudatewe ubwoba n'ibivugwa, ahubwo duhagaze ku ijambo ry'Imana. Nta murozi wagushobora Imana ituye muri wowe, ubwo Imana igenderamo uzanatsinda. Shalom shalom. Kurikira umwagabera ministries kandi uganire n'abandi, ubuzima buhinduke nawe uhindura ubw'abandi. Amahirwe ubona ntukayapfusha ubusa, yaha n'abandi. Shalom. Ndagusuje kandi ngo ikaze wakurikiye ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Reka umugisha w'Imana nkukwifurize mu byo ukora byose. Imana iguhe umugisha mwinshi mu byo werekezaho amaboko, ibikube kandi bizakugwe neza. Reka rero twihanganisha n'abantu batameze neza, abafite ibibazo bitandukanye, abarwaye, abarwaje n'ibindi bibazo byose bitandukanye, ababuze ababo. Reka twifatanya nabo tubabwira ngo imore kandi Imana ibakomeze cyane. Amazina yanjye ni Jerry, ndagarutse n'ubundi ndi kumwe na Mushumba muri bya biganiro byacu bisanzwe. Icyumweru cyacu murakizi, mumaze kukimenyera ko gitangira ku wa kabiri. Abantu benshi bakomeje gukorwa ku mutima n'ibiganiro Mushumba yabakoreye muri ibi byumweru bibiri bishize, nimba ntibeshye. Yego, aho icyumweru cyabanje kitusoje harimo amasengesho n'ubundi, ariko n'iki cya kabiri ubona ko abantu hari ibintu batangiye kwibohoraho, hari ibintu basobanukiwe, ariko n'abandi baje bashyashya bakomeje kugenda babaza ibibazo byinshi bitandukanye.
bitewe n'amasengesho, bitewe n'ukuntu babyumvise, ariko turacyari kuri cya cyumweru turi kwibaza ku bintu bitandukanye, ariko abantu bagambirira ubuzima bwacu kubugirira nabi. Harimo abarozi, harimo abantu batatwifuriza ibyiza, twabonye ubwoko bwinshi, ariko abantu bakomeje kubazaho ibibazo byinshi. Nagira ngo mbabwire ko byabakoze ku mutima, ariko hari na bamwe babohotse bitewe n'uburyo umushumba yabaganirije, yabasengeye, n'uburyo yaboriyansemo n'iby'agaciro. Rero turamushimira cyane. Mushumba, waramutse neza? Naramutse, ndashima Imana iha umugisha abera b'Imana bose badukurikiye, kandi data akomeze kubishimira. Abantu b'i Burundi nabonye barabikunze cyane, batangajwe n'uburyo ngo burya iwacu urahazi. Baravuze burya mushumba rwose arahazi, kubera ya makaritsiye wagiye uvuga. Ni Burundi hose, nari bana Uganda ndahazi cyane, ko Burundi niho nzi cyane. Yego. Ngira ngo kino cyumweru tuzaganira ku nzozi nyinshi, zimwe zerekana ko ari igihe cyawe, ubundi ko ugiye gusohoka muri karande, ubundi tuvuge nicyo tuzita ngo usenya imbaraga z'abarozi. Kuko ndashaka ko yenda uyu munsi ndababwira ku nzozi, ariko ejo nshaka kugira ikintu mvugaho. Hanyuma tuzanaganira ku kintu cyitwa umuntu wese ikikubwira ko akazi, sinzi ko nza kubyumva, akazi cyangwa ibyo ukora mu buzima bwawe. Yabibwiye umuntu uhamagaye bitabibwira ko ari ibyo mu rusengero. Ushobora guhamagara gucuruza, ushobora guhamagara kwigisha, mbega icyerekana ko umuhamagaro cyangwa ibyo urimo kuri Imana yabigushyizemo ari byavuye ku Mana. Ugira abanzi bagera kuri 5 bakomeye. Nibo uzatubwira. Icyo nacyo nzakibabwira nko mu byo kuwa 4 gutya aho ngaho. Dushyiremo n'inzozi, dushyiremo n'ibindi, hanyuma ariko tunakisenya bya bicano ko ntibyahagaze. Ntabwo byahagaze. Ntabwo byagiye. Kandi inzozi ni zo muntu. Umuntu arambaza ngo se uko senga ntibihinduka. Ntabwo inzozi zishobora guhinduka utarahindura ubuzima. Niba urota urya nuko bakikuroga. Niba urota niba ngo ubundi inzozi zijyana n'ubuzima bw'umuntu kwabayeho. Kuko burya inzozi it's a destiny. Nahazaza ha. Uri kwerekeza. So ibyo urimo uvuga ngo irimo yakubwira ngo hazaza hameze gutya. Rero ntacyo hahongira. Ibyo rero bihinduka ryari. Ni igihe umaze kumenya amahame yuko ibintu bihinduka. Tuyavuga buri munsi. Umuntu avuga ati reko giye nta nubwo nabisobanukiwe, kwibaza ngo afite iyihe ntego ubundi mu buzima. Ugasanga umuntu avuga ati dore ukuntu bihinduka nuko. Iyo byanze, ibintu byose byanze byakugoye, ubitsindisha wamaze gusenga, wamaze gukiranuka, wamaze kwegera n'Imana, ubikubitisha inkoni yitwa igitambo kizima cyangwa imbuto ubibira by'amasezerano yawe ushaka. Murabyumva? Igitambo kizima cyangwa imbuto. Ukayibira bamurimo ushaka. Cyo bita ngo ni ko buriya Bibiliya isobanura amaturo ivuga mu 17. Kamwe ngo amatura kugeza imbere y'abakomeye. Cyo jambo ntago bajya barisoma burya. Saba komeye kuruta Imana n'abari. Rero ibyo bikashobora kuba byakosoka. So rero Imana ibaha umugisha. Nagira ngo uyu munsi unyemereye maze gusuhuza abavandimwe bacu bashinga ntahe. Uzi ko nababwira guhoberana. Abantu kugumbirana. Yego, turabagumbiriye abantu bose badukurikiye, abavandimwe b'i Burundi n'abandi bose badukurikiye mu bice bitandukanye. Abarundi bagumbira gusa. Niba kugumbira no guhoberana. Turabagumbiriye abavandimwe. Ariko hari imvugo uvuga bagaseka, ntayo navuga ndazizi nyinshi. Atavuga ko mvuze ibintu bidakunze kuri kamera. Yego. Hanyuma turareka tubwire n'abagande ngo basuzutiya, dusuhuza abamasaka bambarara, tubasuhuze n'abantu bose batandukanye. Ngira inshuti yanjye yitwa Mushayija, Imana imuha umugisha aherereye. Nundi muvandimwe ngo cyagenga arashaka kuri telefone twaravuganye, ambwira kazampa hano kuri Imana imuha umugisha, inka narayibonye kandi barya abantu burya abagande abarundi bakwemereye ikintu 90% baragikora. Jya wizera kuri buze kukibona. Mbaza bene wacu bw'Abanyarwanda bimeze bite? Probability ntumbaze. 50 birashoboka. 50 ntibishoboka. Ako se nuko bere iki? None se ndabeshya. Umuntu yivugiye ikintu hari n'igihe. Ariko uzi nk'abaduha mu bukwe. Ntago zita. Baze guhagarara ufata mikrofone iti ntanzinka. Ati nimorohoka muzaze muyiva. Narazitegerera murabaje umuntu ariko sinkangire ngo reka ngo tware tubyushye ikirori. Ukabeshya imbere y'abantu. Mbo byukuri bene Abanyarwanda ntibanyumve nabi. Ariko twa mu Banyarwanda iyo umuntu akwemereye ikintu 50% bigira gute? Ntibishoboka.
50% bigira gute birashoboka ubwo nuko tubayeho kandi rimwe na rimwe ntanakubwire ngo ntibishoboka gure tuzabireba ariko mu kirundi naho yakubwiye ngo tuzovyiheza hewe nushaka vayo ntabihari nanone yavuga yego abayavuga ngo tuzovyiheza ayiwe ntabyo babona yego so bakongomani nabo bakakubwiye ikintu anatimiza aragikora lakini waswahili wapo Tanzania pale waswahili wako Tanzania wanyanasema Kiswahili sanifu na wale Wanyakenya sanifu wanange Kenya wanasema shenge wanaita shenge ndugu yangu sasa naona mambo kama haendeke vizuri sana nilikuwa nasema nitafanya kwa mambo ya lakini wewe inaonekana tu Mungu sio mapenzi ya Mungu kukupatia iki kitu tu abantu bakubeshya ngo Imana itagize gute itabyemeye Imana ngo ahubwo buri umuntu no mu Rwanda byaraje ngo urumva ngo numva ngashaka gukora ikintu ngo ariko numva Imana irambuje Imana ibuza umuntu kugira neza wajanja lakini wajanja hajinyowe hanjye yogosha nagaciyemo ko tugane mve ko imico turayizi turayisobanukiye cyane ariko tukagira ikindi kintu cyo twiza tujya dukora buriya hari igihugu kimwe tubona nko mu Rwanda wicara yego ukumva inzarira ko ugakora delivery ugatuma ibyo kurya yego bakabizana bakabikugereza hari igihugu utabikoramo atari uko batabikuzanira ahubwo bagushyiramo spices ibirungo icyo bita amashyano ibirungo biteye ariko twubona ko ari bisanzwe utuma moto amafaranga ukishyura bikazana kandi ukarya nta kibazo ntacyo ko ubundi wabiguhaye uramutse ikibazo batamufatira bizi yego ariko hari ahandi takora ibyo bintu bitewe no gukeka ko yagushyiramo porogaramu na gahunda kimwe nuko bishobora no kuza batanashyizemo amashyano batabiroze aho kuba ko ifitiye utubazo mu nda ibyo byatinze muri firigo ukagira ko bati barampitanye so karagaciyemo rero tugiye kwiganira ku zisobanura ko ni igihe cyawe it's your time yego niki kikubwira ni izihe nzozi zikubwira ko ari igihe cyawe akantu zakabanza kugira ngo bumve ko twaje kwiganira n'ibindi bikomeye ariko ibyo nabyo birumvikana cyane byiza ko nicyo mpamvu nakubwiye nuko wese byibagirwa nakubwiye ngo ubundi hari amagambo abiri adafite ikintu atwara rimwe muri yo ryo ni inyamibwa urongero yanyibutse n'abandi baje ni ijambo ryitwa hoya ijambo hoya ni inyamibwa kandi hoya ngo wayivuze ngo ntago yicuza ntajya yicuza kandi hoya ntigutera no kubeshya uransura oya kubera iki oya nzakubwira ikindi gihe uranguriza amafaranga oya ntayifite se si ngombwa ni ikindi gihe urankunda se oya umuntu yagutera ati ese turakatanzaze ugira uko ingenzi oya ako yamenye igora abantu ariko niyo yinyamibwa mu buzima ngusure oya yes uzamfasha uriya muntu tumurambike hasi oya tumubwira uti ese kuki umpakaniye ukambwira uti niba utarasoma Bibiliya reka nyigusomere hahirwa udahagarara mu nzira y'abanyabyaha nticaye n'abakobanyi akibwira amategeko y'Imana ku manywa uwazahana n'igiti cyatewe hafi y'amazi ukamwereka imirongo yego rero ni inyamibwa ariko ishoreye amazimwe menshi hari ibyo uri bwemere kubera amarangamutima nugera imbere byanga ubonye bitagishobotse kandi uceceke kuri ona telefone wa muntu muha icyizere adafite akwita umunyabanyuma kandi bidashoboka yego ushobora gutera umuntu gutendeka umuntu nta muntu uzavuga ati ndagukorera ikintu buretse ugahamagara we ati byandi birapfuye irwariza araguhemukiye kuciye gahunda urumva yego yivuge uri shuwa kwicyo uvuze uza kugikora byanga cyakunda ariko oya ntibisaba kwikebagura ni imbaraga zo kuyivuga gusa oya ziranoroshye ariko dore n'utunyuguti tune tugizwe n'intuze n'intege yego oya ijambo oya ni 3 gusa ni ijambo ryoroha abandi bitengo n'ubutatu butagatifu oya babyumvise ntabyumvise nta mpamvu ntibutankunda urarwana n'iki rero ndagira inama abantu badukurikiye kumwe bw'abera ministries niba ushaka kubaka system y'ubuzima bwawe yego
hari indi jambo rya dushaka kubongeramo kugira ngo ntabe kubavuna umutima. Uvuga ngo ibyo bintu birantunguye reka mbitekerezeho ariko igisubizo nza kuguha unyurwe nacyo. Aho ngaho naho nta kibazo bigutera. Oya mubwiye ko ngiye kugira gute kubitekerezaho. Igisubizo ndi buguhe unyurwe n'icyo. Unyurwe nacyo. Ubwo ndikoza imbere mbanze mbarasinge menye gahunda zawe uko wese ukoroka uko umbeshya ibyo ushaka ibyo ukeneye yenda yagiye kuyajyana mu bapfumu nimara kubibona mpamite mbwa nti désolé ntibigishobotse. Ubwo ni wowe cyakora mfite ikindi nakora gucya akora ibingibi uko niko umuntu akwiye kubaho. Niba wumva gusubiza oya cyangwa yego bitagushobokeye bwira umuntu ngo wewe ko bimbwe wabiteguye nge niyo nkibyumva reka mbyigeho. Igisubizo ndi buguhe unyurwe nacyo. Ishobora kuza ari oya cyangwa ari yego. Niko bimeze. Yego. Akoze akora kumvise ariko ndakumvise ni ingenzi cyane abantu bajye bakabika hafi. Abantu badukurikiye numvaga narondogoye niko bemera kuwa kabiri nge ndondogoye ariko mfite icyo ngambiriye kubwira kandi buriya nabwiye bo already bamaze kumva icyo nababwiye. So rero ni inzozi 10 cyangwa 9 je pense que 9 zerekana ko ari igihe cyawe ugiye kwinjiramo. Igihe kitari kibi. It's a good time. Igihe cyiza. Yes. Kuri wowe. Hari umuvandimwe wambajije ikibazo kimwe simuvuga nagira ngo musuhuze mushimire ko na message nayibonye ari Bugesera reka ndekera aho ngaho. Aba yiyumvise ndamushoje. Uwo mugabo yambwiye ati kuki ndota mbona ngura amazu n'ama etage bikanga, kuki mbona ngura imodoka nkabona kuki nkabona ibibi. Namushuje ndamubwira nti impamvu kibona ibibi nuko nubundi ukiri mu bibi. Ati kandi senga nkijijwe nti yes impamvu z'ibi si iby'ibyaha kuko nta warushaga yo gukiranuka. Yego. Ahubwo ikintu kiriho niki nuko utaramenya amahame yo gusohoka mu kintu kibi. No gusohoka mu kibi hari amahame. Naho ubundi inzozi zo nurota inyinshi zivuga ko ugiye kwinjira mu gihe ukarotiriza kubera ko hari abarozi n'iki byose ntabwo Imana igikorera mu kavuyo. Ugomba gutera intambwe. Rero message ye nayibonye Imana muri cy'umutima we wifuza. Amen. Inzozi nivuga icyahangaha rero kuvuga ngo it's your time. Ni nk'igihe utangira kurota ibintu hari ibintu wasengeye. Ubundi akenshi izi nzozi ntabwo ziza ari ukuri mu bisubizo. Ni igihe uri muri situation mbi pe ubona igoye, ubukene, inzara, kubura uko wishyura amafaranga y'ishuri, amadeni, uburwayi, amatiku, amagambo usarawundinze n'ibikoko byasamye. Uburyo aho kugira ngo receiving the new good amakuru mashya cyangwa kumva mabi gusa. Ariko warangiza ukarota bino batse ibintu ndose na situation n'ubihuriye. It's your time not today ariko tomorrow biraza gukunda. Ahubwo ikibazo uri buze guhura nacyo nicyo twise the destiny destroyer. Abasenya hazaza hawe not destiny helper. Kandi ushaka kubona bagufasha kugera ku cyerekezo hakaba n'abasenya utazigeraho. So abantu hari igihe bagira gutyo yazirota byo ntibize gusohora kubera ko hari uwitambitse mu bintu bye. Kubera iki yaravuze nubwo yarotse ibyiza ariko hari yarabivuze yabivugiraga ikiza. Barebe ko byagenje Joseph wabivuze ngo reka tumwice turebe ko zizasohora. So nuvuga ngo niba urose inzozi nziza wiziririmba, niba urose nimbi wizivuga. Nta muntu uvuga inzu uko utavuga amabanga yawe ni nuko utagomba kuvuga inzozi za umuntu ubonye wese. None se ko muryama muri ukarota wenyine Imana ntibigure mwicaranye ugiye kubiririmbira iki kandi mwararanye muri babiri. Kandi icyo gihe uzahura n'abanzi bangahe 5 bitegura ikiganiro nzakivuga. Ariko mbibwiye umuntu umwe uhura na destiny destroyer ugomba gusenya hazaza hawe. Kandi uzagira n'ikindi kibazo uzahura no bita abayuda the Judas batangwa Judas kind cyo bita abayuda bafite umwuka w'abayuda nyine. Umuyuda uramuzi ariko uramubwira nzababwira wari abaro muhura nabo. Kandi umuyuda agomba kwiyaranja akamenya utekereza ute, ugiye kujya he, utegura iki, ni bande bazagufasha, abashaka next step umeze bikurikiye kugira ngo noneho Yuda kugendeho nujya kwakira umusaruro ahita kupa amaboko. Kandi bukuguhobera
azagusoma nk'uko yasomye Yesu bafite inkota inyuma hariya kuko yakwinjiriye kandi uwo ngo akorana na ba destiny destroyer, akorana n'abasenya hazaza hawe. So ni byiza ko inzozi rwose zigira ibanga, yego, zisengere. Iya mbere twihuta cyane ngo twe gukerereza abantu, nzi ko bazikunda cyane kandi Imana ibaha umugisha, bakomeze basharinga icya mbere. Iyo ubonye isaha nini ibona the big watch imwe zo ku rukuta ukayirota, cyangwa se ukarota uhabwa impano y'isaha ariko ikora igenda ifite urushinge moving idahagaze, iyo ni inzozi ya mbere y'imbaraga ikubwira ngo it's your time, icyo gihe cyawe. Nubwo uryamye nabi, nubwo urya nabi, nubwo wambaye nabi, nubwo baguhiga, nubwo bakurwanya, ntabwo ari ukurota uyitanga. Uramutse uyitanga ni ukwiyambura igihe cyawe ukagiha abandi. Ubwo ibyiza nyine biba yihabwe cyangwa uyibone. Iyo ni iya mbere. Yego. Ubwo wayirose nashaka ajye mu rusengero atanga ituro ryo kurya imbuto mu rusengero, aho umuntu wese asengera avuga ati mwami ndindiriye kwakira ibyo wambwiye. Inzozi ya kabiri ugomba kurota umwe muri izi ngizi, kurota ubyara cyangwa uhetse umwana umushyashya wavutse, cyangwa se ikindi cya kabiri biriho, cyangwa se urota utwite ariko uri umugabo. Bisobanura yuko reka mbisubiremo neza cyane inzozi yumve. Icya mbere ni ukurota wabyaye, yego, ku bagore, umugabo nta mugabo cyane urabizi. Icya kabiri cyakurota uhetse umwana cyangwa utera umwana mushyashya ariko umuzi, uzi uwo ari we, of course, kuko umwana utazi ntabwo bihura. Ariko noneho kuba urota utwite uri umugabo byo bikaba bisobanura ikindi kintu, yuko ugomba kwitonda kuko muri we harimo ikimana igiye gukorera, ariko biragusaba kugira nk'imbaraga. Ugomba kwitonda ukagira ubwenge ukirinda, yego. Ahubwo bigasobanura ko umugabo ko ari iki bimeze bityo. Rero umugabo agiye kwinjira muri sezo yo kwishima, kunezerwa no kwakira amahoro, kandi ntago wagira happiness nta mane, ntiwagira happiness uri wenyine, ntibishobora kandi gusubizwa mu bintu byose. Iyo ni inzozi ikomeye banyabamvise. Iya gatatu dushobora kuyivugaho cyane. Icya mbere ni ukurota wowe ubwawe ubona uri mu bwato cyangwa ubutwaye cyangwa uri nk'ubugenderamo, yego, kandi nta kapiteni urimo ubutwaye. Kuva wavuka nturatwara ubwato, nturanabujyamo, kuva wabaho nturanabuza, ariko ukarota utwaye ubwato ubwo wabaye tukite kapiteni we ngo ni umusare. Ni kapiteni mu Kinyarwanda umusare, ya musare, sibyo? Ikindi giye kubwira kigiye gusetsa, simbwire. Kurota wameze n'iryinyo mu kanwa, rimwe cyangwa abiri, nabyo ni igihe cyawe. Ko twabonye ko kuyakuka ni igisebo, kuba hayongeremo irindi rimwe. Cyaka ukarota umuntu ushaka kurota ati ko narose amenyo yanjye yigiye imbere, ataho kuki si ikibazo. Reka da nubwo yareshye yapfa kuba yasohotse no mu kanwa nta kibazo. Nabyo ni uko ugiye kwinjira mu gihe cyawe, apfa kuba atavuyemo gusa. Iya kane, iya kane ahubwo iyo ngiyo. Iya gatanu ni ukubona urimo gukora ikizame warangiza bakaguha n'amanota kandi warangiza ugatsinda. Wirose mu kizame bagaprokarana amanota kandi bagasanga wapasinze ukanatsinda. Bisobanura rero ngo ni winjiye mu gihe cyawe. Ugomba kwishima ukanezerwa, kandi ukabwira wenda hari ijambo nza kuvuga ngiye gusoza. Inzozi ya gatandatu nziza cyane, kurota ugura umugati cyangwa umuntu aguha umugati. Ugura umugati cyangwa umuntu awuguha, yes. Kurya umugati ufite ibintu byinshi usobanura. Na Yesu ntiyaduhaye ikijumba n'umwumbati, aya ni umutsima. Yaduhaye umugati ari umutsima. Ubwo amateze nose urose ubugari nyine, ntabwo ubugari ntiburimo, ntabwo nubwo amasaka ntiburimo, ubwo akawunga ntabwo burimo, ni umugati urirwa bread. Cya gatandatu, cya karindwi, cya gatandatu nyina ngo cya karindwi. Inzozi ya karindwi ni ukurota wowe ubwawe wicaranye n'abana barenze umwe, ariko hari n'ibipupe byinshi by'abana bakinisha. Wowe ubona abana umwicaranye bari bize kuri ibyo bintu,
bicayemo hagati niba bakuzengurutse kubona bakiri byabo babiteragura hejuru bagira gute iyo urose meza uciye gutyo aho hantu birasobanura ngo hari imiruho Imana ikwambuye kuko zo niyo abana batangiye gukina imikino yabo ndego umubyeyi yabonwa yo gutunganya ibintu bye yego biravuze ngo nawe wari ufite akavuyo kenshi mu kavuyo rurimo guhinga indwara intambara mbega nko kudistambe ko hari ukuntu umwana akubuza amahwemo pe cyane ukabura ni nakanya ko kugira icyo wikorera washyira akarira undi akabari hariya undi akabari hariya byose ugasanga wakoze ahantu bakabara handuje bari bonye busabana ko bakora so ro kubona bakuzengurutse bari muri ibyo bikino bisobanura ngo it's your time yo gukora icyo ushaka no kugitekereza mu buryo bwose bikeneramo yego iya munani cyo twita harvesting gusarura yes iyo usarura impeke byo biri nko amasaka ibinyampeke byose nyina ngo barabyumva bya ibinyamisogwe yenda kwibatumye ko turi abanyarwanda batatwumva batumva ikinyarwanda neza ibinyampeke ni amasaka ni ibigori ni ingano memo n'umuceri buryo ubamo ni uburo n'ibindi byinshi basobanura gutyo bizana amafufu cyangwa bizana ifu murakeya bisobanura umugisha udasanzwe ukomeye ariko noneho burya gusarura imbuto fruits imbuto yego ikirundi bagitanga iki ntago mbizi ibyamwa ubwo ni iyo uvuze imbuto abanyarwanda baba barabyumva imbuto imineke bayita imihwi amacunga bayita imicungwe fori mu Giswahili ndimo bayita ngo iki ntago mbizi hariya muri Kongo n'ahandi bavuga ngo ni ahita ngo ni aratundi tuntu nigeze kumva barundi niba ndi mu bucungu niba ahita ngo niki ariko ubundi kule kwetu Tanzania tunasema ni limawe hari utundi tuntu abarundi njya numva bita ngo ni imbuho nani nkubwiye ngo kwetu kule Tanzania sisi tunasema ni limawe waruzi neza kuntu bita imboga kurigirira muri Kongo ni Burundi mu Giswahili bayabimbwira bahita ngo ni lengalenga ariko urengarenga barabyumva fori hakurya habita ngo iki tunahita mu kijya Igiswahili bacyumvise ariko bacyumvise sawa twagiye sasa urumva rero twatugeze gusarura imbuto iyo rero usarura imbuto cyangwa ukipinga zeze neza zuzuye ndetse n'ikindi cya gatatu urimo usoroma n'indabo harimo ibinyampeke niyo waba ukura n'ibijumba ikintu cyose kirimo harvest gusarura kwamura usarura ikintu cyose yego cyangwa gusoroma birumvikana gusoroma mvuze babyumvise gusarura undi no gusoroma kwamura so muri make bisobanura ngo ni igihe Imana yaguteguriye nubwo hagiye warimo rwara uvunika usonza ariko hari ibyo Imana yaguteguriye ugomba kubona byakiriwe ukabuka nezerwa inzozi ya 9 kugira ngo dusoze tutagoye abantu igihe urose ubona ugeze kuri ya matara twita feruje yego gahita yaka cyatsi kwemerera gutambuka cyangwa iyo wasanze ari nk'umuhondo mu gihe nk'uko bisobanura ngo gutegeza ariko iyo harimo icyatsi ewana ni igihe cyane no kugenda n'ubundi izindi zigomba guhagarara ukagira gute ibyo byose rero maze kubirota imwe muri iyi ifite imbaraga yo kukubwira ikimenyetso cyayo hanyuma nkibaza ngo kuki ubirota ntibisohore icyo ni ikibazo abantu benshi bambaza ngiye kugisubiramo eseye ku neza yabo batubarira tukazakibasubiza ku wa 4 kuko ku wa 3 shaka ko tuvuga ku kintu cyanye numva nkeneye ko tuvuga kindi mu mutima cyane noneho ikiganiro cyo ku wa 3 cyo ku wa 4 nicyo kizabaho ibisobanuro by'impamvu umuntu adasubizwa kandi yarose by'umugisha Imana ibaha umugisha turabakunda cyane amen.